Abalewi igice cya 9. Ibyo kweza abatambyi birarangizwa. Ku munsi wa 8 Mose ahamagara Aroni n'abana be n'abakuru b'Abisiraheli, abwira Aroni ati: enda ikimasa cyo gutambirira ibyaha n'isekurume y'intama yo kozwa bidafite inenge ubitambira imbere y'Uwiteka. Kandi bwira Abisiraheli uti: mwenda isekurume y'ihene yo gutambirwa ibyaha n'ikimasa n'umwana w'intama byombi bitaramara umwaka bidafite inenge byo koswa, n'imfizi n'isekurume y'intama bidafite inenge byo koswa, n'imfizi n'isekurume y'intama by'ibitambo by'uko muri amahoro bitambirwa imbere y'Uwiteka. Mwende n'ituro ry'ifu ivanze n'amavuta yerayo, kuko uyu munsi Uwiteka ari bubabonekere. Bazana ibyo Mose yategetse imbere y'ihema ry'ibonaniro, iteraniro ryose ryigira hafi rihagarara imbere y'Uwiteka. Mose arababwira ati: ibi ni byo Uwiteka yategetse ko mukora, maze ubwiza bw'Uwiteka burababonekera. Mose abwira Aroni ati: egera igicaniro witambirire igitambo cyo gutambirwa ibyaha n'icyo koswa, wihongerere uhongerere n'abantu, maze utambirire n'abantu ibitambo byabo ubahongerere uko Uwiteka yategetse. Nuko Aroni yegera igicaniro, abikira ikimasa cyo kwitambirira ibyaha. Bene Aroni bamushyira amaraso yacyo, ayakozamo urutoki, ayashyira ku mahembe y'igicaniro, ayandi ayabyarira ku gicaniro hasi. Maze urugimbu n'impyiko n'umwijima w'ityazo byo kuri icyo gitambo gitambiwe ibyaha abyosereza ku gicaniro uko Uwiteka yategetse Mose. Inyama n'uruhu abyosereza inyuma y'ingando z'amahema. Abikira igitambo cyo koswa, abana be bamuhereza amaraso yacyo, ayamisha impande zose z'igicaniro. Maze bamuhereza ibice byacyo kimwe kimwe n'igihanga cyacyo, abyosereza ku gicaniro. Yoza amara n'ibinyita abyosereza ku gitambo cyoshejwe cyo ku gicaniro. Maze amurika ibitambo byo gutambirwa abantu, yenda ya hene yo gutambirwa ibyaha by'abantu arayibikira, ayitambira ibyaha nk'uko yatambye cya gitambo cya mbere cyatambiwe ibyaha. Amurika n'igitambo cyo koswa, agitamba nk'uko byabwirijwe. Amurika n'ituro ry'ifu, yendaho ibyuzuye urushyi abyosereza ku gicaniro, abyongera ku gitambo cyoshejwe cya mu gitondo. Kandi abikira na ya mfizi na ya sekurume y'intama by'ibitambo nk'uko bari amahoro byo gutambirirwa abantu. Abana be bamuhereza amaraso yabyo, ayamisha impande zose z'igicaniro. Bamuhereza n'urugimbu rw'iyo mfizi n'umurizo w'iyo sekurume y'intama, n'uruta n'urugimbu rundi rwo ku mara yayo, n'impyiko zayo n'umwijima w'ityazo wayo. Kandi bashyira urwo rugimbu ku nkoro zabyo, arwosereza ku gicaniro. Inkoro zabyo n'inshyi z'amaboko y'iburyo Aroni abizunguriza ku bituro rijungurijwe imbere y'Uwiteka uko Mose yategetse. Aroni amanika amaboko yerekeje ku bantu, abahesha umugisha. Aruruka ava aho atambiye cya gitambo cyatambuye ibyaha na cya gitambo cyoshejwe n'ibyo bitambo by'uko bari amahoro. Mose na Aroni binjira mu ihema ry'ibonaniro, barisohokamo, bahesha abantu umugisha, maze ubwiza bw'Uwiteka bubonekera ubwo bwoko bwose. Umuriro uva imbere y'Uwiteka ukongorera ku gicaniro cya gitambo cyoshejwe kitagabanije na rwa rugimbu. Ubwo bwoko bwose bubibonye burayogora, bwikubita hasi bwubamye.